kwifuriza ibihe byiza mfite abavandimwe mukomeje gutega amatwi ibiganiro byanjye. Uyu munsi nkambazaniye umujere cyangwa se umuntu w'umumotari bazi kuri moto y'umweru izina rya cyangwe. Uyu musore rero impamvu mubazaniye umusore ndavuga niba wararokotse niba byaragenze gute, kuko abantu benshi bazi ko atagihumeka umwuka bazima. Ubundi bwo iyi situation byaje gute uratangira kubwira abantu ndetse ubone tukurizanye. Amazina yanjye banyita Nsabimana Mathias, abanyine bamuka mu karere ka Karongi. Gusa nyine ibintu byabaye kuko nyine nanjye n'ubwa mbere nari mbihoye ngiye kuko nyine nuri hariya ku Karundo bisa nkaho nyine ariho nyine byari biri guturuka. Nyine ubwa mbere ngiye nabibonye bisa nkaho nyine ngiye kujya mu kazi, ariko nabonye ari hatari. Kubona ari hatari rero abantu nyine benshi bazi uko umuntu kuko nyine abajama twari turi kumwe umwe we yarapfuye. Sorry gato, hari umuntu mwari kumwe umwe wapfuye yishwe n'iki? Nyine narikomereje, ariko baza kumbwira ati abantu mwari kumwe umwe yarapfuye ndikomereza. Tugeze imbere sasa turikana imbere ndavuga ati ibintu byakomeje kabisa. Turakomeza turi kumwe n'undi mujama ikindi gisasu kiragenda turikana irindi ritunyura hejuru. Ndavuga ati ibintu nakomeje hano nahasigara ntimusigaye. Gusa nyine nahise nirukanka ngira nyine njya kuri pfunda ndavuga ati rero ntabwo najya mu rugo nambaye nka gutya. Namanutse rero nijoro ngiye ngeze Karongi ndaryama nyine ndateze, ariko nyine abajama benshi bazi uko ngo nanjye napfuye kuko batambonaga. Natunguwe cyane ubwo nakubonaga abantu benshi batangara, mutari bagenzi batangara, benshi bakaza no kugukoraho bakibaza niba uri muzima, kuko uwo muntu ngo cyangwe ngo yarapfuye ngo moto y'umweru ngo amutite niwe utwara moto y'umweru wenyine muri Rubavu. Njyewe ubu hari nyine njyenyine, ariko uretse ko abandi bajama bagiye nyine banshishura, ariko nyine nanjye nyine buriya ndatunguwe kuko bambwiraga guhagarara ngo turebe ngo ko ari wowe. Nawe urantunguye kuko nari ngutwaye sinzi uko nyine ari n'umunyamakuru, mbona nawe unkozeho uravuga ati ni umuzimu ni iki. Ntabwo ati igisimu gusa nyine nararokotse nanjye nyine tu. Uyu mutipe rero uyu cyangwe ahantu duhuriye njye nari mvuye kuri petite barrière ruguru umupaka ndi kureba ukuntu ibintu byifashe nk'umunyamakuru uri kubagezaho amakuru yose ku gihe. Ndamutega bisanzwe ngeze mu nzira abamotari mbona barahuruye batwirukankaho ngo nguhagarara ngira ngo yibye moto. Baraje baramubaza mbese uracyari ko twari twapfuye ko bakubitse ko wapfuye. Niko nanjye kumukoraho ngira ubwoba ko mu ndabo ukirangije ubwoba bukomeye cyane mukora kugira numve ko afite amagufa, burya nta muzimu ugira amagufa, nsanga ni muzima afite amagufa. Niko guhita mubwira ati ngende umunyamakuru nkorera Santos TV, mukore subscribe cyane comment kugira mujye mubona bino biganiro. Ndavuga ati reka nyemera umpereze karita muganirize ndetse n'abandi bantu babone ko ukiri muzima. Ese situation gura n'abantu bakakubwira ati uracyari warapfuye iyo situation uri kuyakira gute? Nanjye ubu ndacye no kubitekerezaho ubwo umutima uri kuye kuko nyine mu kuvuga ntabwo bigeze bavuga ati se yaciye he. Ko njye nyine nahise ngenda, abantu benshi nyine baranshaka ko na fone yari yavuyeho n'amaze igihe nta fone yafite kuko yikubise hasi igahita nyine ipfa imeneka, birangira nyine fone itariho. Ubu nasubiye ku murongo ejo, ubwo nyine nsubiye ku murongo ejo ndavuga ati rero reka nsubire mu mujyi njye kureba imyenda yo kwambara kuko wese nari nayihasize, mvuga ati ndebe uko bimeze. Rero mpageze ahantu hose haratungura, no kuza hagendaga bandera nkavuga ati se mwakampagarika ariko mwikomereza. Nagiye gutya nawe wabyiboneye, aravuga ati se ntabwo wapfuye iki ko abantu bose bazi uko wapfuye byageze. Umuntu muzima ntabwo afite amagufa n'impamvu ndi kumukoraho cyangwa ni muzima cyangwa hari kuwa kangahe? Yabaye ari kuwa mbere mu masaha ya saa 3 saa 4. Kuwa mbere mu masaha 3 saa 4 muzi neza abantu mwese mwari mu gukurikira imbuga zanjye cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga bitandukanye cyangwa se bari mu karere ka Rubavu hari intambara imeze nabi, sibyo? Byari biteye ubwoba kuri uwo munsi? Byari biteye ubwoba mu gihugu cya Kongo. Usanzwe utuye he? Ni Karongi. Mu rugo ni Karongi. Naho i Rubavu? Nanjye bakona naje kugira ubuzima. Utuye mu kahe gace? Mu gace ka Rubavu. Mbuga ngari. Yes, mbuga ngari. Aho bita?
Karundu. aha mbuga ngari nk'abahazi neza rero haguye amasasu menshi. Ese ayo masasu yahitanye cyari kibombe kinini cyase ryari isasu risanzwe ryishe uwo muntu mwari kumwe? Gusa njye ntabwo namenye icyaba niba ari igisasu niba ari bombe. Gusa twebwe twarakomeje kuko nta muntu wari uri kujya areba imbere. Wari ukwireba nyine ukicungira ubuzima bwawe. Wowe wari kugenda gahoro rwari urupfu. Kumva rero twese n'umuntu mwaragendanaga ukumva ngo yasigaye mumenye ngo byagenze. Uri gushima Imana? Uri gushima Imana kabisa. N'abantu mu rugo ntabwo yakeneye hatari abantu bose imitima yari yahagaze birumvikana. Cyangwa aha rero tukuri Santos TV aho dukurikiranwa n'abantu benshi. Niki wabwira abanyarwanda bawukurikira cyangwa se niki wabwira abanyarwanda ukurikije situation dufite kuri uyu munsi kuri saa 5? Gusa icyo nababwira ni uko nyine tuboneka tumeze neza mu mujyi nta kibazo cyaba. Umutekano ni wose mu Rwanda kabisa. Umutekano ni wose mu Rwanda. Ubu ngubu wasubiye mu kazi? Nasubiye mu kazi, ubu mu kazi abantu bose mu Goma bari gukora neza. Mu Rwanda rwose umutekano ni wose. N'ibyo byabaye nyine n'ibyaturukaga muri Kongo ariko u Rwanda nabonye ruhambaye rufite ibikoresho. Ibi bombe byaturikaga byose babyohereza u Rwanda rwahitaga rubizima rubisaba kabisa. Iriya situation yabaye yo mu kirego ibibombe biturika babihagarika warayitegereje? Narabyitegereje ndavuga ati kuba fone yanjye yagize ikibazo agenda karisha byiza neza numvaga nanagura uburyo nabona bombe cyiza cyakomeye. Ntumenye ngo ukuntu yagisabye ugahita ikoranabuhanga riraha ukabona mu kirere gusa niho wari kwaka imyotsi bisa nyine nk'umuntu uturi harambuga ngari dore ko n'izi twasose zabaye uri mbuga ngari. Ese ayo masasu yabaga harambuga ngari byabaga ari ibisasu rimere cyangwa se yabaga ari amasasu acitse bisanzwe? Yabaga ari amasasu gusa. Ari isasu riremereye wabibonye n'iriya nzu hariya hariya kuri radiyo mbamo ya nzu ya eriseti havuyeho nyine igisasu ariko ntabwo ari igisasu kiremereye ni n'andi masasu nyine matoya. Gusa yaba ari igisasu kiremereye haba harashwanye kireba nariya amazu yose hariya muri kariya gace habiti n'amasasu kuko nyine urabona ni nk'aho ari ku mupaka dukuriye ku mupaka neza. Nk'umunyarwanda ukorera muri iyi mihanda y'u Rwanda ya Gisenyi ukareba situation yabaye ejo bundi ukareba icyo umutekano wakoze cyangwa se cy'ingabo zacu za RDF wakoze, ni iki watangariza abanyarwanda twabwira ngo ni iki wabwira abanyarwanda cyo bakora kugira ibintu dukomeze bisigasire umutekano wacu ukomeze ugende umeze neza? Biha icyizere ko u Rwanda rukomeye. Umutekano ni wose. Hari benshi bakudukurikira bari hanze baba diaspora muri Amerika, mu Buholandi, mu Bufaransa ndetse no mu Bubiligi. Nabo bahereze image gatoya nk'umuntu wari kuri scene cyangwa nk'umuntu washoboye kurokoka wararokotse. Wabwire ngo muri make ibintu nawungishije amagara gusa nyine biriya wese navuga ati urarokotse. Gira akantu gatoya ubabwira abantu bari hanze cyangwa se abantu baba bumva ngo u Rwanda bakabyumva gutyo gusa. Wowe wari uri Rubavu hari neza vis-a-vis amaso ku yandi ndetse n'ibisasu n'amasasu akakunyuraho benshi bakanakubika. Gira akantu ubwira abantu nyine baba bavuga utuntu turangwaho dutandukanye hirya batuvuga ku Rwanda. Batuvuga ku gihugu aya ntibagisire hasi nabeho gusa njye nibone n'amaso nabonye rureba ntabwo nari mbizi biriya bintu ko nyine byaba ariko nabonye nyine ndagushimiye rero Cyangwe. Nk'uko mubibona uyu nguyu ni Cyangwe kabisa. Mutoye mutarigerageza uyishyireho mutoye isa neza cyane ndetse isa nawe. Murabona guhera ku mutwe kuri kasike ukamanura ku mwenda yambaye ndetse n'akanicklace yambaye ukamanura ukageza ku isogisi ukava ku isogisi ukageza ira sorry notsi bahita kugeza kuri shampuma. Ni umusirimu kabisa gusa turashima Imana yabashe kumurukura ndetse n'Imana ikomeje kuturindira igihugu. Ubu ngubu muri Rubavu umutekano umeze neza kabisa uko mubibona. Amasudiyo hari ari gukora, cameraman rekaba abanyarwanda ko amasudiyo ari gukora
nabo kwifotoza ko bakifotoza se n'amahoro ahari hajya nta amahoro arahari mu Rwanda ni neza nta tewani ubwo icyiza cyane ni ukwinjira mu Rwanda kabisa nta n'ikindi gihugu waba amatero u Rwanda icyiza ni ukwinjira mu Rwanda ariko ikindi gihugu waba mu Rwanda cyangwa ndagushimiye rero kubwo kumereza ikiganiro Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kongera abakiriya kandi witize n'uburame sawa nani sawa